afashe. Ntirureba amoko, ntirureba imirenge, ntirureba amashuri, ntirureba uburanga. Urwo rukundo kandi rugereranwa n'urwo Yesu yadufatishije. Muri ibyo yaravuze ngo yafatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Birasobanura iki? Ikintu ni umugozi utagaragara ari kugufata. Ni umugozi umuntu utabwira ngo umuntu yarafatishije urukundo ngo ntiwakwerekana umugozi, ntiwakwerekana umunyururu. Ariko muri ibyo yagiye mu karavuga ngo urwo rukundo rwe rwambereye umugozi ararufatisha. Arangize aravuga ngo izo ngoyi ze tarabine sakedra tarasayikine mendra, izo ngoyi ze zaneye kubimbataye. Aravuga ngo nta bya none nta bizaza byananya n'ubu. Urwo ariko ya tera haleluya mbuve gatatu muri kirya cyaro. Ariko urukundo ruramusaba, asiga icyubahiro yari afite kubw'urukundo rwe. Araza atitaye uko dusa, atitaye uko tugenda, atitaye uko tubayeho. Urukundo ruramwuzura, araza aratureba. Uyu mukobwa baramubwira ati va muri ibyo. Arakaje basaza be abarakaje baramubwira tuhereye none aha rero urasohoka iwacu, turakohereza neza mu ishyamba cyangwa se ahantu yarindaga inzabibu. Kurinda inzabibu kwari ugusohoka akava mu rugo akajya yirirwa arinda inzabibu. Mbega bari bamuhaye nk'igihano ku gasozi iyo. Aho rero niho yirirwaga arinda inzabibu. Ariko akavuga ati icyo nafashe sinzakirekura. Iyi si irahari, turi abageni ba Kristo. N'isi irahari ituzanira ibintu biduhendahenda ngo turekure agakiza, turekure uwo twizeye. Ariko umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ariko ndi imbata y'ikibi cyose sinabikunda. Ndabizi ko muri mwe hari abantu banze poromosiyo kubwo gukiranuka no gukunda Yesu. Hari abantu banze amahirwe yakabahaye icyubahiro cya none, ariko kubwo gukunda Yesu banga. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ndagira ngo dukomere Imana amashyi kubw'icyo kintu. Ndashaka kutavuga umwanya munini cyane. Ndagira ngo dusome indirimbo ya Salomo. Indirimbo ya Salomo igice cyaho cya mbere umurongo wa 6 cyangwa wa 5. Vugemo bike hanyuma twemerera izindi gahunda zikomeze. Tuzakomeza. Haranditse ngo umurongo wa 5, yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza, sa n'amahema y'abakedare n'inyegamo za Salomo. Mwe kundeba nabi nuko nirabura nabitewe n'izuba ryambabuye. Abahungu ba mama barandakariye bangize umurinzi w'inzabibu, ariko uruzabibu rwanjye sinarurinze. Igice cya 6 cya 8 some imirongo nk'ibiri gusa. Umurongo wa 6 mu gice cya 8 haranditse hati, ushyire mu gituza cyawe mbe nk'ikimenyetso, mbe n'ukuboko kwawe, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu, kandi ifu hari ingondeka ni nk'imva. Ibirimi byarwo ni nk'iby'umuriro, n'umuriro rwose w'Uwiteka. Murongo wa 7, amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye
ntizarurenga hejuru. Umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Bakristo bavandimwe, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka kubaganiriza ijambo rivuga ngo nubwo nirabura ariko ndi mwiza. Iyi ndirimbo ya Salomo ni indirimbo yakuwe mu zindi. Salomo yaciye imigani 3,000, aririmba indirimbo 1,500. Muri izo ndirimbo, iyi ni indirimbo yatoranyijwe. Ni indirimbo yatoranyijwe ifite amateka akomeye. Mu Bisirayeli ntabwo bemereraga abantu bakiri bato kuyiririmba. Yari indirimbo yaririmbwaga n'abantu bashakanye. Ni indirimbo yateye impaka kugira ngo ijye muri Bibiliya, kuko abantu batekerezaga bakavuga ati kuyishyira muri Bibiliya irimo ibintu by'urukundo, tubwo biragaragara ko harimo irari n'iki. Ariko abo babireberaga mu gice cy'umubiri, abandi bahanga babirebera mu mwuka. Baravuga ati iyi ndirimbo yumvise neza wakumva urukundo rwa Kristo n'itorero. Bemeza kwijyamo muri izo ndirimbo yahimbye. Iyi ndirimbo ivugwamo abantu 5. Ivugwamo umukwe, ivugwamo umugeni, ivugwamo abasaza b'umukobwa, ivugwamo n'abarinzi b'i Yerusalemu ndetse na Salomo. Abo bose iyo usomye amateka y'uyu mukobwa, yari umukobwa wo mu bwoko bw'Abashunemukazi. Bari abakobwa beza, bari abakobwa beza cyane bakunze. Kandi ikindi, uyu mukobwa amateka ye yaje gukundana n'umusore. Umusore waragiraga intama, umusore wavukaga mu cyaro ahantu hakennye. Aramukunda, yumva umutima we uramukunze, barakundana. Ariko kubera ko uwo mukobwa yari umukobwa mwiza, indeberezi za Salomo ziramubwira ziti hari umukobwa mwiza wo mu Bashunemu, ntakwiriye kutaba uwawe kandi uri umwami. Yohereza abantu kujya kumureba. Abantu bajyayo ngo bamuganirize. Umukobwa arabahakanira. Abahakaniye bajya kuganiriza basaza be. Basaza be nabo baravuga ati turaza kubimwumvisa. Basaza be bahamagara mushiki wabo, baramubwira ngo gwino hano, tugize amahirwe tuvuye ku cyavu. Tekereza umuntu ubengutswe n'umwami wayoboraga ibihugu bingana kuriya. Ati ubwo ubengutswe n'umwami, biduhaye amahirwe, tugiye kuba muramu w'umwami, baramu w'umwami, wikwanga kugenda. Undi arababwira ati nimuceceke nimusubye, mfite umuntu nakunze, kandi uwo nakunze ntasa n'abandi. Baramwinginga ati duha ayo mahirwe. Umukobwa aranga. Iyi ndirimbo rero yerekana ko urukundo rugira imbaraga, rurenze amaboko y'urupfu, kandi urukundo rusumba ibintu byose bibaho. Uwo rukundo rushatse ruramusanga, wa mugani wa wamuririmbye. Abantu babyemera batabyemera, iyo urukundo rwaje ruba rwaje. Na Yesu urukundo yakoresheje kugira ngo adukunde, hari ibintu yirengagije. Twari abantu bo kugawa, ntiyari kuza muri kirya cyaro, ariko urukundo ruramusaba, asiga icyubahiro yari afite kubwo urukundo rwe. Araza atitaye uko dusa, atitaye uko tugenda, atitaye uko tubayeho. Urukundo ruramwuzura, araza aratureba. Uyu mukobwa aramubwira ati va muri ibyo. Arakaje basaza be, basaza be abarakaje, baramubwira tuhereye none aha rero urasohoka iwacu, turakohereza neza mu ishyamba, cyangwa se ahantu yarindaga inzabibu. Kurinda inzabibu kwari ugusohoka akava mu rugo akajya yirirwa arinda inzabibu. Mbega bari bamuhaye nk'igihano. Ku gasozi iyo
aho rero niho yirirwaga arinda inzabibu, ariko akavuga ati icyo nafashe sinzakirekura. Iyi si irahari, turi abageni ba Kristo. N'isi irahari ituzanira ibintu biduhendahenda ngo turekure agakiza, turekure uwo twizeye. Ariko umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ariko ndi imbata y'ikibi cyose sinabikunda. Ndabizi ko muri mwe hari abantu banze poromosiyo kubwo gukiranuka no gukunda Yesu. Hari abantu banze amahirwe yakabahaye icyubahiro cya none, ariko kubwo gukunda Yesu banga gutakaza Yesu. Mwamumereye icyubahiro torero, haleluya. Uyu mukobwa aravuga ati hoya sinshobora kwanga uwo nakunze. Baramubwira ati ariko kariya gasore karagira inama ikiri uramukompara n'umwami. Ati hoya, burya amahema y'Abakedari ni amahema nayo yabaga mu butayu. Iyo ivumbi ryarazaga rikayajyaho, ryamara kuyajyaho inyuma akaba adasa neza, ariko wageramo imbere ugasangamo dekorasiyo, ugasanga ni heza. Yaravuze ati nubwo muri kundebera inyuma nkaba nahangayikishijwe n'abasaza banjye, imiryango ikaba yanyanze, inshuti zikaba zantaye, atariko ndabarahiye nubwo nirabura ariko ndi mwiza. Urebeye inyuma itorero, urirebeye inyuma wabona ryirabura, wabona riciriritse, wabona nta mbaraga rifite, wabona nta hazaza haryo, ariko imbere harimo iminara ikurira umukunzi, ukurura Imana ikaza. Ya haleluya. Harimo muri icyo gihe Salomo yohereza abandi barinzi bajya gufata umuhungu baramufunga, bamugirira nabi, na wa mukobwa barabatandukanya. Nusoma mu gice cya 3 urasanga handitse ngo nijoro ndi ku buriri mu cyumba cy'uwambyaye, ntekereza umutima wanjye ukunda, ndamushaka mu mudugudu ndamubura, ngo ndatambuka ngera mu barinzi. Abarinzi turajya hehe nturi butoroka aha? Ego urukundo rwa Yesu we. Muri mbya aravuze ngo umvuko yaje ashaka, umvuko yaje ashaka, amenya ahantu umukobwa aherereye. Haramubwira ati baradutandukanyije, ngo arakomanga. Amaze gukomanga umukobwa ntiyemererwa gukingura ko hari nijoro, ngo ariko ashyira ibiganza hasi. Iyo ufite inshuti mufitanye muziranye ibimenyetso, reka nkubwire, nubwo isi itadukingurira ngo duhure na Yesu, ariko hari igihe ajya ashyira ibiganza bye hasi, tukabona za nkovu, tukamwibuka, tukabura uburyo tumuhura nawe, ariko tukabona za nkovu, ngo ashyira hasi, ngo arebe ku biganza aramumenya. Umugeni yumva urukundo ruramusabye, ariko kuko yarakingiranye abura uburyo agenda. Hari umuririmbyi waririmbye banza ariko ari Baraka yararirimbye ngo ikambaratire iby'icyo gihugu we mutima wanjye humura witinya. Nuko komeza urugendo tugiye kwambuka Yerusalemu. Ariko aho narigende ngo numva ndakumbuye kabura amababa, ngo nguruke musanga wawe. Bamugira inama baranga, ngo urukundo ruramusaba, arangije yanga kuza. Nusoma hari urasanga hari ahantu havuga ngo nka karungu mu mahwa ni ku mukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Yashaka kuvuga ko azitiwe atabana uburyo abanana nawe, atabana uburyo avugana nawe, ariko ngo n'umukobwa nawe akavuga ngo nk'umutapu wa mu biti byo mu ishyamba ni ku mukunzi wanjye ameze mu bahungu. Haleluya, tera haleluya cyane torero, haleluya. Tola abinesto zegira, tujya dukumbura Yesu ngo niko ameze. Babakobwa barongera baramusanga baramuganiriza. Niki gituma utakumva ngo urekure? Niki cyatuma uhangayika? Niki cyatuma ubabara gutya? Arangije
arababwira ngo reka mbabwire nubwo mbabaye uyu munsi. Arababwira ati uwo nakunze ntabwo asa n'abandi. Ati icyambere arera, ariko ikindi nubwo mumbwira Salomo mukambwira n'abandi, ati umukunzi wanjye imvugo ye iranezeza. Aravuga nkaca umutima, aravuga nkabohoka. Nta muntu uvuga nka Yesu. Mumuramburire ibiganza umwami wanjye. Imvugo ye iratunezeza. Imvugo ye ntabwo imeze nk'abandi. Ati umusatsi we sinajya kubisobanura kubera impamvu z'igihe. Amaso ye bifite icyo bisobanura mu mvugo y'umwuka. Arangije ariko arabwira ngo nicaye mu gicucu nezerewe. Aravuga ngo amatunda ye yarandyoheye. Ubwo kandi ariko mana umwami wacu nashimwe, ndafashijwe kandi. Ati amatunda ye yarandyoheye, nicaye mu gicucu cye nezerewe. Ngo abantu bakoze ubushakashatsi baravuga ngo rero turabyitegereje. Imana nihimbaza. Ibyo bazitiye bihageze. Ubu bukwe bwaje kugera igihe ibintu biranga bwa bukwe buraba. Ngo baza kubona babona itimu y'abantu benshi izamuye ibendera iri kumwe n'umukwe n'umugeni. Vuba aha ngaha tuzazamura ibendera turi kumwe na Yesu, tuzamuka na wa murwa dutererana hejuru. Ngo barababona, baraje baravuga ati mureke mubareke. Nimubareke. Urukundo rumeze nk'amaboko y'urupfu. Uwo rwafashe ntirumurekura, nturwivangemo. Aravuga ngo amazi menshi y'amagambo y'abantu yabavuga ko bitahura. Ye data we, amagambo menshi, ibintu byinshi. Aravuga ngo amazi menshi ndetse n'inzuzi ntabwo zarurengera. Aravuga ngo nubwo waba uri umukire cyane ugatanga ibishoro kugira ngo umuntu agukunde, byarinda bishira. Yabirya ntagukunde. Aravuga ngo watanga ibijya ngo agure urukundo yagawa. Muri ibi byaranditse aravuga ngo inyanja zose niyo zaba nka wino, ibyatsi bigahinduka amakaramu y'abandika. Ngo avuga iby'urukundo Yesu akunda itorero, bivuga urukundo Yesu akunda abantu be. Ngo inyanja zakama, inyanja zakama bitari byashira, bitari byarangira. Ndagira ngo nkubwire, bwira wa muri ngo nubwo wirabura uri mwiza, nubwo burya wirabura bakabona urirabura ariko uri mwiza. Nubwo babona umeze utyo bakabona usa naho umeze gutyo, wabitewe n'izuba ryo mu butayu, ariko ubundi uri mwiza. Izuba ry'amagambo niryo ryatumye wirabura, izuba ry'ubukene ryatumye wirabura, izuba ry'uruvugo rituma wirabura. Ariko Yesu, haleluya, azaza aca intambara zishire, ahindura ibintu byose kuba bisha. Uwo munsi Yesaya yarahanuye aravuga ngo kandi uwo munsi abantu bazaca mu maso. Abantu bazaca mu maso, abantu bazaca mu maso. Hari ibintu bijya bitera abantu kwijima ariko atari impamvu zabo. Abandi bakagira ngo ni ibintu, ntabwo ari kuteye, wabitewe n'izuba. Naho wari amabuye, nubona umudamu yarirabuye ntukagire ngo nuko atagerageje. Nubona umugabo yarirabuye ntugire ngo ntiyagerageje. Yatanze keya biranga, agura ibitenge biranga, agura superi biranga, avuga sheri na shushu biranga, bintu biranga ko byacomokotse. Iyo muhuye yirabuye, iyo muhuye avuye muri divorce,
ugira ngo ni imibare mike, n'izuba ryamubabuye. Simbishyigikiye, ariko ntugatekereze ko atagerageje. Ashobora kuba yaragerageje bikanga, ariko uyu mukobwa uwari kumubona akamurebera inyuma izuba ryaramwakiye, yaranzwe n'imiryango, umunsi umwe agaciro kagaruka, bagahindura imvugo, bakavuga ngo amazi menshi n'inzuzi nyinshi. Natwe aba twabanye nabo abantu ntibabishakaga. Uyu nanjye wanjye baramubwiraga atari se, ariko byose naje gusanga nawe bitabaho. Kandi bamuhaga ingero za nyazo, bakamubwira ati umuntu ufite Bibiliya gusa, ugira imibare, urajijutse, urumva, warize, urinjije, ureka, urinka, bamugira inama. Ariko kuko urukundo rwafashe, akabwira ati uwo nakunze ntasa n'abandi. Hari umunsi nagiye kumurambagiza amahurura n'umujepe waje n'imodoka, nawe yabikabije, yajyanye n'ibikoresho byose, aricara. Nanjye nicara afite Bibiliya isa naho yakobotse ku gifuniko. Ngenda nanjye nzi ko birangiye bitazakunda, ariko urukundo n'amaboko ni nk'amaboko y'urupfu. Iyo rwafashe ntirureba amoko, ntirureba imirenge, ntirureba amashuri, ntirureba uburanga. Urwo rukundo kandi rugereranwa n'urwo Yesu yadufatishije. Muri ibyo yaravuze ngo yafatishije data we umugozi, ari rwo rukundo rwe. Birasobanura iki? Ikintu ni umugozi utagaragara ari kugufata. Ni umugozi umuntu utabwira ngo umuntu yarafatishije urukundo ngo ntiwakwerekana umugozi, ntiwakwerekana umunyururu. Ariko muri ibyo yagiye mwuka aravuga ngo urwo rukundo rwe rwambereye umugozi ararufatisha. Arangize aravuga ngo izo ngoyi ze tarabine sakedra tarasayikine mendra, izo ngoyi ze zaneye kubimbataye. Aravuga ngo nta bya none nta bizaza byantanya n'ubu urwo ariko ya tera haleluya mbuve gatatu. Umva, atari yishyura inzu, aravuga ngo nabonye umukunzi byose arabishobora, atararangiza ideni, ariko ngo byose arabishobora, atarakuvana mu bukode, ngo ariko byose muyiramburira amaboko. Oya, hari ibintu atari yakora bitari, ariko byose arabishobora. Ikindi bandetse batahari ngo niwe mujyanama, niwe mujyanama ya data we. Aravuga ati ibyo ntuze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ndashimira Yesu wadukunze, ndashimira Yesu wagukunze, ndashimira Yesu wagukunze nanjye akankunda. Tuvuge ngo amen. Nubwo wirabura ariko uri mwiza, nubwo ubona biteye bityo uri mwiza.
Asante Yesu, asante Yesu, haleluya. Urukundo rwe rwinshi rusumba ibintu byose. Ndagira ngo mugire urukundo rwa Kristo rurenga imipaka. Naho bakuvuga ukomeza umukunde, naho watinda kujya Dubai ukomeza umukunde, naho watinda gushaka ukomeza umukunde. Izo ngo y'urwo rukundo rwa Yesu rutuma utagura itabi kandi ataguhagaze hejuru kubera ingoyi ze, rutuma utagira abagore babiri kubera ingoyi za Yesu, ngo yafatishije umugozi ariko rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose, nduwiwe nawe nuwanjye. Muhaguruke dusenge. Iyo tuba dufite amasaha, bose ko ari kubabwira ati, yari kubaririmbira yayindi ngo ibyo nunze n'ibyawe nanjye nabo. Yarangiza Jado nawe akaza akavuga, mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye, mwami ndategereje gusingira. Haleluya. Kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizera. Ndagira ngo urambure ibiganza byawe dusengane Imana. Hari ugukunda nubwo wirabuye, hari uwakwemeye nubwo umeze utyo, hari uwatanze ubugingo bwe aca mu bikombe n'imisozi kubera weho gusa. Hari uwakwemeye nubwo abantu bakura bakabona nta kibengukiro, ariko hari uwakwemeye. Ndagutuye iyi ndirimbo ndayiguhaye, ndakubwiye ngo nubwo wirabura uri mwiza, bikwita ku gahinda kawe, wireba kuri bya bindi bikuriho. Ndaguhanuriye muri iri teraniro, hirya y'ejo ugiye gucya mu maso, abantu bazabona ko atari ko byari bimeze, bazabona ko atari ko byari kuba bisanzwe. Nubwo wirabura uri mwiza, ugiye gucya mu maso. Manuriye imibereho yawe yuko ugiye gucya mu maso. Zamura ibiganza byawe dusenge, hanyuma uganire n'Imana mu mutima wawe. Imana ndagushimye muri uyu mwanya, imbaraga zawe zirakora nka karungu mu mahwa, ni kumukiranutse ameze nk'umutapu wa mu biti byo mu ishyamba, ni kumukunzi wawe ameze. Turagoswe n'ibintu byinshi imbere n'inyuma, ariko turacyafite umutima ugushaka, turacyagutekereza. Muririmbyi yaravuze ngo twaragutegereje ariko ntiwaza, igicuku kinishye, ijoro ririmbanyije, ntabwo ntiwaza. Haravuga ngo uzaza ryari Mucunguzi, uzaza ryari? Muri iri teraniro dukanguye urukundo abantu bakunda Kristo. Urukundo rwaryamye nirukanguke, urukundo rw'itorero rukunda Yesu nirwongera rukanguke. Turazamura izo mbaraga, turazamura ayo mavuta, turazamura izo variyuzi zarwo, izo ndangagaciro z'Imana nizimanuke muri iri teraniro. Cyubahiro cyawe kimanuke, ineza yawe nimanuke, imbaraga zawe nizikora imirimo ikomeye, icyubahiro cyawe kigaragare mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera